Ndabasuhuje inshuti za Jumbo Stories aho muherereye, nizera ko mumeze neza. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho inkuru y'umunsi, ariko nkaba nifuje kubasangiza inkuru y'umugore wahindutse ijwi rya Afrika n'ikimenyetso cyo guharanira ubwisanzure. Tudatinze reka mbasangiza aya mateka. Tugiye kuvuga inkuru ya Miriam Makeba, uzwi ku isi yose nka Mama Afrika. Miriam yavutse ku itariki enye Werurwe 1932 i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Izina rye ryuzuye ni Ntiyari Makeba Gusa. Se yari umwarimu, naho nyina yakoraga akazi ko mu rugo. Ariko ubuzima bwe bwatangiranye n'ikigeragezo gikomeye. Ataruzuza icyumweru avutse, nyina yarafunzwe amezi 6 azira gukora inzoga zo gutunga umuryango. Miriam akiri uruhinja yafunganywe na nyina. Mutekereze umwana utaranamenya isi, ariko ubuzima bukamwakira mu buroko. Nyuma y'imyaka mike se yitabye Imana, Miriam afite imyaka 6 gusa. Aho niho yatangiye gukurira kwa nyirakuru, ari nawe wamwigishije gukunda indirimbo za gakondo n'umuco nyafrika. Icyo gihe nta wari uzi ko uwo mwana muto azavamo umwe mu bahanzi bakomeye isi izibuka. Mu 1948 Afrika y'Epfo yinjiye mu bihe bibi by'ivanguramoko rizwi nka apartheid, aho abirabura bari babujijwe uburenganzira bwinshi, bagafatwa nk'abaturage b'icyiciro cya kabiri mu gihugu cyabo. Miriam yari akiri muto, ariko yamenye icyo akarengane kari kavuze. Mu myaka yakurikiyeho yashatse umugabo witwaga James Kubey, babyarana umukobwa witwa Bongi. Nyamara urwo rugo rwabo ntirwarambye, kuko nyuma y'igihe gito baratandukanye. Nubwo yari umubyeyi urera umwana wenyine, ubuzima bugoye, ntiyacitse intege. Yakoraga akazi ko kurera abana, koza imodoka n'indi mirimo yoroheje kugira ngo abone ibibatunga. Yari afite impano itagereranywaga yo kuririmba. Yatangiye mu matsinda y'indirimbo, aza kwinjira muri Manhattan Brothers, ari nabwo yahawe izina rya Miriam Makeba. Ijwi rye ntiryari risanzwe, ryari ryuzuye ubuhanga n'amarangamutima. Mu gihe gito abantu benshi batangiye kumumenya, ariko Makeba ntiyaririmbaga kugira ngo abantu babyine gusa, ahubwo yasabaga ubutabera, akamagana ivanguramoko, akavuganira abakandamijwe. Mu 1956 yanditse indirimbo Patapata, yabaye icyamamare ku isi yose. Iyo ndirimbo yamufunguriye amarembo yo kumenyekana ku migabane yose. Nubwo yamamaye, ntiyigeze aceceka ku karengane kabaga muri Afrika y'Epfo. Mu 1959 yagaragaye muri filime Comeback Africa, yerekanaga ubuzima bubi abirabura bari barimo. Ibyo byaje kurakaza ubutegetsi bwa apartheid. Leta imwambura ubwenegihugu, imwima pasiporo ndetse imubuza gusubira mu gihugu cye. Icyo cyemezo cyatumye Miriam Makeba aba impunzi imyaka 31 yose. Ikintu cyamubabaje kurusha ibindi ni uko mu 1960 nyina yitabye Imana, ariko ntiyemererwa kujya kumushyingura. Tekereza kubura umubyeyi wawe ariko ntunemererwe kumusezeraho bwa nyuma. Icyo ni kimwe mu bikomere bikomeye yabanye nabyo ubuzima bwe bwose. Nubwo yari kure y'iwabo, yakomeje kuzenguruka isi aririmba, aba ijwi rya Afrika. Yaririmbiye mu muryango w'abibumbye, asaba amahanga kwamagana apartheid, akorana n'abayobozi bakomeye barimwo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Ahmed Sekou Toure na Nelson Mandela. Yaririmbye mu ndimi nyinshi zirimo Ikinyazuru, Ikinyahosa, Igiswahili, Igiportugal ndetse n'Icyarabu. Ibi byatumye ubutumwa bwe bugera ku bantu benshi. Mu 1966 yabaye umunyafrika wa mbere wegukanye igihembo gikomeye cya Grammy Award. Ibintu byari amateka akomeye kuri Afrika yose. Nyuma yaho yashakanye n'umucuranzi Hugues Masekela, nyuma aza gushakana n'umunyapolitike wo muri Amerika Stokely Carmichael.
Ibi nabyo byatumye ahura n'igitugu cya politike bituma yimukira muri Guinea, maze Perezida Ahmed Sékou Touré amwakira nk'umwana w'igihugu. Mu rugendo rwe yakomeje gukorera muri Afrika, yitabiriye ibitaramo bikomeye, ahagararira umuco nyafurika kandi arwanya akarengane aho kavaga kakagera. Nubwo byari bimeze bityo, ibigeragezo ntibyigeze bimushiraho. Mu 1985 umukobwa we Rukumbi Bongi yitabye Imana. Iyo nkuru nayo yaramushegeshe cyane, ariko ntiyaretse kuririmba no guharanira amahoro. Mu 1987 yongeye kwamamara cyane nyuma yo gukorana n'umuririmbyi Paul Simon kuri album Graceland. Mu 1990 Nelson Mandela amaze kurekurwa muri gereza yamusabye gutaha. Nyuma y'imyaka 31 yose ari impunzi, Miriam Makeba yongeye gukandagira ku butaka bwa Afrika y'Epfo. Abaturage bamwakira nk'intwari, akomeza ibikorwa byo gufasha imfubyi, kurwanya sida, kurengera abana bakoreshwa mu ntambara no guteza imbere urubyiruko. Mu 1999 yagizwe ambasaderi w'ubushake w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO. Mu 2005 yatangaje ko asezeye ku muziki, ariko ntiyigeze asezera ku rugamba rwo guharanira ubumuntu. Ku itariki 9 Ugushyingo 2008 i Castel Volturno mu Butaliyani, yari yagiye kuririmbira mu gitaramo cyo gushyigikira umunyamakuru warwanyaga ibikorwa by'amatsinda y'ubugizi bwa nabi. Akimara kuririmba indirimbo ye yamamaye Patapata, yahise agwa hasi azize indwara y'umutima. Yajyanywe kwa muganga, ariko ntiyashoboye kurokoka, afite imyaka 76. Nubwo yitabye Imana, umurage yasize uracyahari. Miriam Makeba ntabwo yari umuririmbyi gusa, ahubwo yari intumwa y'amahoro, umubyeyi wa Afrika, ijwi ry'abatagiraga ubavugira. Yerekanye ko Imana ishobora guhinduka intwaro yo kurwanya akarengane no guharanira ubwisanzure. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi yitwa Mama Afrika. Indirimbo ze ziracyumvikana, ubutumwa bwe buracyafasha abantu, izina rye riracyubahwa ku migabane yose. Mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo Patapata, Malaika, The Creek Song, Soweto Blues, Eluta Continua. Shuti bakunzi bacu, aha niho dusoreje amateka ya Miriam Makeba Mama Afrika. Tubasaba ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwira undi muhanzi mwifuza ko twababwira amateka ye. Jye Isimbi Diane Batsinda hamwe n'itsinda rya Jumbo Stories tubifurije amahoro ya Nyagasani. Murakoze.